Muri aka kanya inkuru ibashije kuba yasohoka nk'uko murimo mubireba kuri sikirini zanyu. Murabizi neza by'ukuri ibimaze iminsi bivugwa muri iri itorero rya ADEPR, nyuma y'aho bagiye bahindagura inzego z'ubuyobozi zitandukanye, aho bagiye bahindura abashumba, aho bagiye bafata indembo bakazihindagura kugeza ubwo usanga mu murenge harimo urusengero rumwe. Ni ukuvuga ngo mu murenge wose ukuntu umurenge uba ungana, bakavuga bati dushizemo urusengero rumwe rwa ADEPR. Mu gihe hatari abashidikanya kuvuga ko by'ukuri ibingibi byaba ari ibyahanuwe, bavuga ko by'ukuri itorero rya ADEPR ryaba ryarataye umwuka wera, ryaba ryarajya ritatira igihango, aho bagiye bagaragaza ingero bavuga bati mu by'ukuri kera nta mugore wa ADEPR wakagombye kuba yahagarara imbere y'iteraniro ngo abashe kuba yabwirizwa cyangwa se ngo abashe kuba yaba umushumba. Aho rero bavuga mu by'ukuri ngo kirazira, ngo kiliziya yaciye kirazira. Ibi ngibi rero byageze muri ADEPR ubwo batangiye kuba bakwimika abagore, nyamara mu muco bari bamenyereye, mu myemerere yabo ntabwo babyemeraga, ariko abarebera hafi uburenganzira bwa muntu bakavuga ko umugore yari yarahejwe mu ivugabutumwa kandi bose baba batumwe n'Imana. Rero ibi byaravuzwe, hagiye hanavugamo by'ukuri ko inzoga zaba zemewe muri itorero rya ADEPR, nyamara nubwo batagiye babyerura, nubwo batagiye babivuga, ariko by'ukuri nubwo nta gihamya umuntu aba afite mu by'ukuri nimba zaba zemewe, ariko mwagiye mubyumva, mwagiye mwumva ibindi rero bavuga ko mu by'ukuri nta mwana uri munsi y'imyaka 18 ushobora kuba yasohora indirimbo ngo abashe kuba yashyira hanze igihangano cye, kubera ko mu by'ukuri ibyo ngibyo byaba bitandukanye n'imyemerere y'igihugu cyangwa se imyemerere ya sosiyete muri rusange. Ubusanzwe umwana ajya mu ishuri afite imyaka 3 kuzamura. Rero igihe umwana agize atya akaba ahisemo ishami ryo kwiga umuziki, ibi ngibi itorero rya ADEPR bo ntibabikozwa, kubera ko bavuga ko nta mwana uri munsi y'imyaka 18 ugomba kuba yasohora indirimbo cyangwa se yasohora igihangano cye. Ibi ngibi rero bikaba byarasaga nk'aho bari barimo kwivuguruza, kubera ko n'ubusanzwe bafite abana muri Sunday school, bafite abana b'incuke. Rero kuba abana bajya hariya imbere y'abakristo bagasohora indirimbo bakaririmba, ibi babirenzeho barabyirengagisa, baravuga bati nta mwana ugomba kuba umuhanzi. Rero ibi ngibi byaje kuba byagarukaho n'abantu batandukanye, ari abacuruza umuziki, ari ibigo byigisha imiziki, dore ko nko mu bigo byigisha imiziki harimo Diocese ya Nyundo ifite ikigo cy'imiziki Chorale de Nyundo. Rero ADEPR yari yamaze kuvuga ko by'ukuri nta mwana wemerewe kuba yasohora indirimbo. Ibi ngibi bikaba byarakozwe mu nkokora ababyeyi cyangwa se abana bari munsi y'iyo myaka biga iby'umuziki kandi baba muri ADEPR. Mu gihe andi matorero rero yasamiye hejuru iki cyifuzo, avuga ko mu by'ukuri byaba ari byiza, kubera ko bari bose bati nibabanga turabijyanira, nibabanga nibaze tubakire, amarembo arafunguye. Sinzi uko rero ADEPR yaje kuba yareba kure, iravuga iti by'ukuri aba bana turamutse tubarekuye bahita bajya muri ma Protestant, bakajya mu badesami, bakajya mu bakatolike. No kuvuga ngo aba bana ntabwo bagomba kubura aho bajya, kuvuga ngo ibintu byari ibintu byiza cyane, kubera ko andi matorero yaraboneyeho kandi abonye umwanya wo kuba yasebya cyangwa se yavuga nabi ADEPR, kubera ko bari bamaze kuba babuza abana cyangwa se urubyiruko kuba batambutsa ubutumwa bwabo mu ndirimbo. Ibintu byinshi rero byagiye bivugwa muri itorero rya ADEPR, bavuga bati by'ukuri muri ibyaba Dorcas na Festina, ubukwe bwabo bwaravuzwe, nyamara hari abataragiye babivugaho rumwe, abandi bati by'ukuri yaba ahubutse, abandi bati by'ukuri ntabwo ahubutse. Mbese ukareba ugasanga ibi bintu nawe ntabwo ariko ntabwo twavuga ngo riba ryarenze, ahubwo nuko ubushake bw'Imana, imbaraga z'Imana ziba zigitembera muri uyu muryango, ziba zigitembera kugira ngo rero ibintu bije bigenda neza. Nyaboneka mujye mwumva ibintu kandi mushishoze.